Kitoko byari byitezwe yuko ashobora kuzagaragara muri campaign cyangwa se mu kwamamaza umukuru w'igihugu, ariko nihagaragaye kubw'impamvu tugiye kurebera hamwe muri no video. Dutegura iki kiganiro twifashishije ibinyamakuru birimo nka Keti Radio, cyane ko ari nacyo cyaganirije umuhanzi ari we bita Kitoko. Niba utarakora subscribe ikore maze dutangire, nge mugiye kubana muri iki kiganiro. Ndetse Kitoko muri iminsi hari kugaragara abantu bari gupostinga amafoto ye ngo yapfuye, gusa ayo mafoto sinzi aho bari kuyakura, kuko Kitoko ubu tuvugana aba mu gihugu cy'Ububirigi. Aherutse gukorana ikiganiro n'ikinyamakuru Keti Radio. MC Tino niwe wari urimo aramuganiriza cyangwa se aramubaza ibibazo bigiye bitandukanye. Yamubajije kuko kutagaragara muri campaign cyangwa se mu kwamamaza perezida. Yamusubije agira ati, aho mba mu gihugu cy'Ububirigi mfite akazi, kandi ako kazi mfite ntabwo ari njye wigenga, mfite ungenga nyine nka boss mukuru. Ibyo rero bikaba biri mu byatumye nagaragara mu Rwanda mu gihe cyo gutora cyangwa se cyo kwamamaza perezida, kubera yuko ako kazi nyine nta mwanya kama uhagije wo kuvuga ngo nabona umwanya wo kuza kwamamaza perezida. Kitoko kandi ikindi wamumenyaho ni uko ubu mu gihugu cy'Ububirigi abamo afitemo n'akazi akora muri kaminuza, ndetse kaminuza akoramo akaba ari nayo yizemo. Kitoko kandi yabajijwe kubw'uko adaheruka kuduhereza indi ndirimbo nshyashya. Yabajijwe agira ati, ntabwo heruka kuduhereza indirimbo nshyashya, kandi mu by'ukuri ukiri umunyeshuri indirimbo zawe twarazibonaga umunsi kundi ndetse tukanazikunda cyane. Ni ukubera iki rero udaheruka gusohora indirimbo? Ni iki cyaba cyarabiteye? Hari ikibazo cyaba gihari? Kitoko yamusubije agira ati, yego koko ntabwo mperuka kubahereza indirimbo, ndetse ndanasaba imbabazi cyane cyane abafana banjye, kuko nyine muri iyi minsi nsa nk'uwabatengushye. Gusa muri iyi minsi mfite gahunda yo gusubira muri studio nkabahereza indirimbo, ndetse namaze kuzifata indirimbo byararangiye, ibisigaye biri kundushya ni mu buryo bw'amashusho. Kitoko kandi yavuze yuko afite album agiye gusohora muri no minsi, turayibona vuba ndetse bidatinze. Kitoko yabajijwe kubw'amafoto agenda acaracara hanze ahangaha agaragaza ari gusomana n'umukobwa nk'uko mubibona. Yabajijwe niba yaba afite umukunzi cyangwa ntaho yaba afite. Umva icyo yabisubijeho: yego umukunzi ndamufite, ndetse mu minsi iri imbere ndateganya kuzakora ubukwe, nanjye mukambona mu isura y'abagabo cyangwa se nanjye nkajya mu bagabo nk'abandi bose. Ni ikiganiro kigufi twari twabateguriye mu kiganiro kirekire yagiranye na Keti Radio. Nge wakibateguriye nkanakibagezaho, banyita Regis. Dusoreje video y'uyu munsi. Ibiganiro nk'ibi ngibi ndetse n'inkuru ipari uyu munsi nakagaruka. Ciao ciao.